Umunyu ngo umwe yubuze mu byo kurya niwo utuma abantu basazana ibizinga byo mu maso. Ibizinga byo mu maso ni iki? Ibizinga byo mu maso bamwe bavuga ko biterwa n'indwara ziba zarazonze umwijima, ariko mu by'ukuri gitera si umwijima gusa, ahubwo uruhu bwarwo narwo rushobora kuba rutameze neza. Nta muntu n'umwe ushobora kunezezwa n'ibizinga byo mu maso, yaba ari umwana cyangwa umusaza ugeze mu zabukuru. Buri muntu aba yibereye mu nzozi zo kugira agasura keza katuma agaragara neza mu bandi, ariko ikibabaje iyo abantu bakimara kurenza imyaka 50 batangira kuzongwa n'ibizinga byo mu maso, bituma batishimira gusabana n'abandi. Abari kwerekeza mu zabukuru nka 90% baba bafite ibizinga byo mu maso. Ntibibujije ko hari n'abana bato bazongwa nabyo. Ibizinga byo mu maso ni iki? Isura yawe cyangwa se uko ugaragara mu maso biterwa n'icyo bita melanine. Gusa neza cyangwa gusa nabi, inyuma yabyo haba hihishe imikorere ya melanine. Melanine ni igena ibara ry'uruhu, ibara ry'umusatsi n'ibara ry'amaso. Umumaro wa mbere wa melanine ni ugukumira ingaruka z'imirasire ikabije y'izuba ku ruhu, cyane cyane utunyangingo ndangamurage twa DNA. Igira kandi umumaro wo gukumira utunyangingo twa kanseri. Imirasire y'izuba yoroheje niyo ikorana neza na melanine maze bigatanga vitamini D ihagije umubiri w'umuntu bukeneye ngo urusheho kugubwa neza. Abantu bafite melanine ihagije bakunze kwirabura. Abanyafurika benshi bakize kuri iyi melanine, akaba ariyo mpamvu ibara ryabo rikunze kwirabura. Gusa ntibivuze ko baba bari mu bwogamo bwizewe aho badashobora kwibasirwa n'ibizinga byo mu maso. Ni igiki gitera imikorere mibi ya melanine maze umuntu akibasirwa n'ibizinga byo mu maso, cyane cyane ari kwerekeza mu zabukuru? Iki kibazo nicyo tugiye gushakira igisubizo muri uyu mwanya. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, maze nkumenera amabanga utarabwirwa n'undi muntu wese. Ubuzima bwiza nibwo butunzi bukomeye umuntu yatunga, akaba yizeye ko azagubwa neza mu bintu byose. Ibyo wageraho byose nta buzima ufite, waba uri umukene uteye agahinda. Iriya mayibobo iryama mu iteme igasinzira neza igwije amahoro kuruta abakiri baryama mu miturirwa ariko bakarara rwa ntambi babuze ibitotsi. Umukene uryama ku gasamba agasinzira neza aruta umuherwe uryama ku mufariso uhenze indwara zimuguguna. Gushaka neza ugakora ubukwe bw'igitangaza ntacyo bimaze niba utizeye ko ufite ubuzima bwiza bwazagufasha kwishimana n'umufasha wawe. Dushaka ubuzima nk'abashaka ifeza z'agaciro kenshi, kandi nta handi twabushakira atari mu bimera duturanye nabyo. Bisabyemo imiti myinshi ihangamura indwara zananiye abaganga baminuje amashuri yo mu isi yose. Uyu munsi twerekeje urushinge ku kintu kimwe gitera abantu kwibasirwa n'ibizinga byo mu maso, cyane cyane bari kwerekeza mu zabukuru. Icyo nta kindi ni ibyo kurya by'ibikorano mvaruganda. Numara kumenya ingaruka zabyo, ntuzongere kubikoza mu kanwa. Ibyo kurya mvaruganda bitera ingaruka nyinshi bitinde bitebuke. Mu mwanya muto bihita bitera umunaniro ukabije, gutumba no kutabasha kwiga neza amasomo wiga. Mu gihe kirekire bitera ingaruka yo gucukuka kw'amenyo n'amara adakora neza. Byongera ibyago by'umubyibuho ukabije n'indwara z'umutima. Ntabwo imirire y'abantu ba none itanga icyizere cy'ubuzima bwiza. Never. Ubushakashatsi bwinshi ntibuhwema kugaragaza ko ibyo kurya mvaruganda nk'amandazi, bikaranze, keke, biswi, soda n'ibindi byongera ibyago by'umubyibuho ukabije, diyabete, umuvuduko n'umwijima. Ibi byo kurya bikundwa n'urubyiruko cyane kandi babirya buri munsi. Amakampani ashinzwe gupirata ibiryo ntatinya kuvuga ko ibyo kurya mvaruganda ari byo byiza, biraryoha cyane kandi biboneka bihendutse. Ibi byatumye abantu batagiteka ibyo kurya mu ngo zabo. Ibyo kurya mvaruganda cyane cyane ni amandazi, inkoko ikaranze, pizza, ibyo kurya byo muri resitora, ifiriti, chipusi, biswi, ibinyobwa byuzuyemo isukari nka fanta, inyama za bako, ibinyampeke bivanzwemo isukari, inyama zikonjeshejwe n'ibindi byinshi.
Ibi byo kurya bamara igihe kirekire babitegura maze si ukubiryoshya abantu bakabirira kubimara. Byongera imbaraga mpirate ariko nta ntungamubiri bigaburira umubiri wacu. Ntibigira poroteyine, vitamini, imyunyu ngugu n'ibikatsi. Urubyiruko rw'Abanya-Australia rurya ibyo kurya mvaruganda ku ijanisha rya 40. Abanyabuzima bagaragaza ko ibyo kurya mvaruganda bitabarirwa mu migabane 5 y'imirire iboneye ariyo intete, ibinyampeke, imboga, imbuto n'ibikomoka ku matungo. Aya makampani afite imbaraga nyinshi kuko ariyo atera inkunga ibirori bitandukanye, kandi abajya muri ibi birori biyakiriza ibyo kurya by'ibikorano, nyamara babisaruramo ingaruka zikomeye. Dufate urugero rw'amandazi, ibiyagize byose ni ibipiratano by'inganda gusa. Ifu bayakoramo ibinogerejwe, amavuta bayatekesha ni amakorano y'inganda, umunyu n'isukari byose ni imvaruganda. Ntiwaryama atindi ngo wongere kugubwa neza. Nyuma y'amasaha make cyangwa iminsi mike umaze kuyarya, uhita wibasirwa n'umunaniro ukabije, kubura ibitotsi n'inzara ikabije. Ibi bitindigasa byamaze gufata intera ndende ku buryo bigenda bikwira ahantu hose kugeza no mu cyaro, kandi ukurikije ukuntu biryoha ntiwapfa kubirokoka. Icyakora ntidukwiriye kwibagirwa ingaruka zabyo mu mubiri wacu. Ingaruka zose zikurikira ziterwa no kurya ibyo kurya mvaruganda: indwara zibasira umutima, urugimbu rukabije mu maraso, indwara ya diyabete, kwangirika kw'impyiko, umubyibuho ukabije, indwara zibasira umwijima, ibyago bya kanseri, gucukuka no kuvunguka kw'amenyo, agahinda gakabije, ibibazo by'uruhu. Ingingo yacu y'uyu munsi: ibyo kurya mvaruganda bitera ibibazo bitandukanye by'uruhu. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2021 bwahamije ko ibyo kurya mvaruganda bitera ibizinga byo mu maso, cyane cyane ku bakuze. Ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko no kurya cyane ibikomoka ku mata bitera iki kibazo. Hakenewe ibyo kurya by'ibimera mu butaka gusa. Keretse ubiriye nk'igihano wahawe, naho ubundi ibyo kurya mvaruganda ntiwakagombye kubikoza mu kanwa na rimwe. Iyo wabyirinze, ugira umubiri mwiza, uruhu runoze, tayi kubereye, no kugira ubwenge bwinshi kuko ubwonko bwawe buzaba bukora vuba cyane. Twanzura twavuga ko umuntu akeneye ibikomoka mu butaka gusa kandi akabirira igihe. Aha niho dusaba abantu bose kwimenyereza kunywa amazi bakibyuka mu gitondo, hashira isaha bakarya ibyo kurya bihagije, bakongera kunywa amazi saa sita, hashira amasaha 2 bakarya ibyo kurya biteguye neza. Nta gutekereza ibya nijoro kuko ibya nijoro nabyo bitera indwara z'ubwoko bwose. Ni mu bigenza mutya muzasazana ubuzima bwiza kandi burambye. Mu isi itegurira ibigoryi ubwenge buke, harimo kubasaba kurya kenshi ku munsi. Mu isi itegurira abantu b'abahanga, harimo kurya 2 ku munsi. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro biberanye n'ubuzima bwanyu. Mukande subscribe n'inzogera muri benshi, namwe muzagera kuri byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.